muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje kosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga bikunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira karere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruziga, ntabwo ari mpande eshatu. Ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bicishemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. B, iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta nzira ihari. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Nizo cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu saha ni noye muvuduko ku mapikipiki: A, kilometero 25, B, kilometero 70, C, kilometero 40, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Nizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Kubera ko amapikipiki aba ari kilometero 80 mu saha. Hano hari kilometero 80 mu saha uri kubonamo, oya, niyo mpamvu turahitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi nk'amavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu saha, amapikipiki kilometero 80 mu saha, imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni kilometero 60, naho kuri feromoteri aba ari kilometero 50. Ibyo byose mba mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ukeneye kode tubwira karere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita ngo iki? A, feri y'urugendo, B, feri yo guhagarara umwanya munini, C, feri yo gutabara, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni se feri yo gutabara. Feri yo gutabara nibwo buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro ariko igihe feri idakora neza. Noneho ya feri ituma imodoka ihagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo. Uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahaterera cyangwa se ahacuramye, bayita feri y'urugendo. Noneho feri yo guhagarara umwanya munini ni ya yindi birimo n'ubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atakiri mu kinyabiziga, kubera ko iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atari mu kinyabiziga kiba gihagaze. Haba harimo ubuhe bwoko bwa feri yo guhagarara umwanya munini. Ibyo bibazo bitatu nibyo babazaho, uzahita ubikora kubera ko mbigusobanuriye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini urakora mu kanya ubifiteho amakuru, uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Nka Rwanda Driving College TV ni ingenzi gukanda subscribe aho hasi rero kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya kane kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? A, mu nsisiro gusa. B, ahegera inyamaswa zikurura. C, hafi y'amatungo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Imburira zimurika, kwa kundi wenda habagiye gutambuka nk'amagare hakabanza gucaho imburira bari kubwira ngo va mu muhanda ureke amagare atambuke, cyangwa se kwa kundi habagiye gutambuka umuyobozi bikaba ngombwa ko bacana imburira bakubwira ati va mu muhanda tanga inzira. Ziramburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Ubundi twari guhitamo A, mu nsisiro ndetse n'ahandi hose iyo babyongeraho, ariko kuba bavuze ngo mu nsisiro gusa duhita duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro gusa se oya ndetse n'ahandi hose. Niyo mpamvu hano duhisemo D, ariko nujya mu kizamini urakora mu kanya ukabona bavuze ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, uhita ugihitamo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura n'ubwo umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Kuzihe romoroki? A, romoroki ifite feri y'urugendo. B, romoroki idafite feri y'urugendo. C, romoroki itarenza kilogarama 750. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, romoroki idafite feri y'urugendo. Reka mbigusobanurire kugira ngo ubyumve neza. Ubundi bari kutubwira ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikura n'ubwo umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Manzi umenye ngo romoroki ni iki? Romoroki ni ya kontineri iri gukururwa harimo imigozi iri kuyikurura. Rero iyo icyo kinyabiziga kiri kuyikurura, iyo romoroki iri gukururwa idafite feri y'urugendo, hari ukuntu umuntu aba atwaye rukurura na bino bimodoka bitwara nk'inzoga, yafata feri ayifatiye imbere akaba yafata feri niyo kuri cya romoroki kiri gukururwa. Aho ngaho icyo kiromoroki kiba gishobora kurenza 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga kiri gukurura. Ariko iyo kiri gukururwa gusa kidafite feri y'urugendo, icyo kiromoroki kiri gukururwa ariko ntabwo gifite feri y'urugendo, uburemere bwacyo ntibuba bugomba kurenga 1/2 cy'uburemere bw'icyo kinyabiziga kiri imbere kiri kugikurura. Rero niyo mpamvu hano twahisemo B, romoroki idafite feri y'urugendo ntabwo iba igomba kurenza 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga kiri kugikurura kubera ko yo idafite feri y'urugendo. Niyo mpamvu duhisemo rero B, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Ndizera ko usobanukiwe nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3 kuko ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara.
ry'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B, iteme rinini kandi rirerire. C, ifungana ry'umuhanda. D, iherezo ry'iteme rifunganye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni C, ifungana ry'umuhanda. Umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana. Rwaba uruhande rw'iburyo, rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Tuzavuga ko ari ifungana ry'umuhanda. Iyo ari uruhande rw'iburyo rwonyine rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, babyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Rwaba ari uruhande rw'ibumoso, bakavuga ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Impande zombi iyo zagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, usubiza ngo C, ifungana ry'umuhanda. Gutyo gusa. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ku papuro. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo birabujwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Kubera iki? A, kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B, gukakira feri bidatewe no kwirinda ibyago. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hari ikintu ukora uri mu muhanda kigahita kibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe biteza ambutiyaje. Gukakira feri bidatewe no kwirinda ibyago byo biba byaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Kugenda uri kwirukanka wihise ukacira feri, birashoboka ko umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuguturuka inyuma ashobora kuza yihuta agahita kugonga. Rero biba bibujijwe. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa, romoro kiziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande uretse velomoteri idafite umuyobozi kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga bigikura ritagaragara, iyo romoro kigaragazwa ku buryo bukurikira. Romoro iri gukururwa ariko igakingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kugikurura. Iyo romoro igomba kugaragazwa ku buhe buryo kubera ko yakingirije itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Igaragazwa ku buhe buryo? A, itara ryera riri kuri romoroki inyuma. B, itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma. C, itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Harizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Iyo romoro kigaragazwa n'itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije bashyira kuri iyo romoro inyuma kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga bari guturuka inyuma baze kubona ko ihari, kubera ko batubwiye ko iyo romoro iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kugikurura kandi bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se n'igihe cy'ibihu cyangwa se bumaze kwira. Rero ni kuri igaragazwa. Ndizera ko ramutse modi, ndizera ko ramutse cyandika ku papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ibi bintu bikunda kubaho, ukabona umumotari yavuye ku ipikipiki ari kuyisunika. Ese abagomba gufatwa nk'iki? A, umunyamaguru. B, umuyobozi w'ikinyabiziga. C, umugenzi. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, umunyamaguru na B, w'umuyobozi w'ikinyabiziga. Bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo.
ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. harizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga. n'ubundi bari babitubwiye mu kibazo, baba bagukopeje, ubundi batubwiye ngo umuyobozi usunika, n'ubundi bakubwiye ko ari umuyobozi usunika, rero aba agomba gukomeza akaba umuyobozi w'ikinyabiziga. ndizera ko uramutamo B, ndizera ko uramutse cyandika ku gapapuro. utari wahisemo ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. ikibazo cya 10 kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijoro rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona no matara ndangaburumbarare mu ntera ingana iki? A metero 50 nibura, B metero 100, C metero 150, D metero 200 nibura. hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. harizo cy'ukuri nta kindi ni D, muri metero 200 nibura. amatara ndangaburumbarare iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. noneho amatara ndangaburumbarare agaragarira muri metero 200 nibura. amatara ndangaburumbarare ni muri metero 200 nibura. amatara ndangacyerekezo ni muri metero 150. noneho utugarurumuri ni muri metero 150. amatara yo kubisikana ni muri metero 40. noneho amatara maremare ni muri metero 100. ibyo byose mba mbivuze hakiri kare kubera ko nzi ko ari ibibazo babaza, kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda, nka Rwanda Driving College TV. ukeneye kwiga turakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. ukeneye kode turayigufatira aho waba rose mu gihugu. iyo ufite ibisabwa iminota 2 uba umaze kubona kode kuri telefoni yawe. ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0788351626. tukwigisha uzakore rimwe uhita utsinda, tugufatire kode nziza nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. tugoye n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. ikibazo cya 11 kikabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombereje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mihimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. icyo gice kiba kigenewe iki? A, guhagararwamo umwanya muto gusa. B, guhagararwamo umwanya munini gusa. C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. harizo cy'ukuri nta kindi ni C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. kino gice bari kuvuga parikingi. murabizi iriya parikingi iba ifatanye n'uriya murongo urombereje hari impande y'umuhanda, hariya ku nkombe mpimbano z'umuhanda. kiriya gice kiba gifatanye na ziriya nkombe mpimbano z'umuhanda, mubona ko aba ari parikingi. rero kuri parikingi uba ushobora guhagarara umwanya muto n'umunini. niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. icyo gice baba bavuga ni parikingi. ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora niba utari ugikoze. ndizera ko rero waramutamo C, ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro. ikibazo cya 12 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. ntiwaba watwara toni 5 ngo utware toni 7, iyo warengeje baraguhana. ariko ngo hari ibinyabiziga byo biba bibyemerewe. ibyo binyabiziga bya polisi, ibinyabiziga bihinga, se imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. De, ibisubizo byose ni ukuri. hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo.
ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni se imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Utwaye ibirenze ibyanditswe ku karita barakwandikira, ariko kwa zino mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zibyemerewe. Iba yatwara toni 10 agatwara toni 15 bamubona ntihagire ikintu bamutwara, kubera ko ibinyabiziga bye biba biri mu binyabiziga bikoreshwa mu kubaka imihanda. Ndakeka ko waramutse ndizera ko waramutse ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite igimenyetso kibura cya mpande 3, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze. Wari utwaye imodoka igupfiriyeho, ntiwaterura ikamyo mu muhanda. Iyo ufite icyapa kibura cya mpande 3, hari intera ugishyiramo uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Ugishyira mu ntera ingana iki? A metero 5, B metero 25, C metero 45, D metero 100. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Nizo cy'ukuri nta kindi ni B muri metero 25. Ubundi kino cyapa iyi modoka igupfiriyeho ugishyira muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Noneho weho iyo ukibonye atari wowe imodoka yapfiriyeho ahubwo ukakibona, uhita umenya ko imbere hari icyago ukagabanya umuvuduko. Ndizera ko waramutse B, ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Impamvu mba bivuzeho nuko hari ikibazo kibaza ngo ese ubonye icyapa kibura cya mpande 3 wakora iki? Ujye umenya kwita ugabanya umuvuduko uteganya icyago imbere yawe. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya. Uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25, ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa n'ibindi biteganywa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Kugira ngo utware rukururana mu nzira nyabagendwa mu muhanda uba ugomba kuba ufite uruhushya, ariko nubwo baguhaye uruhushya hari uburebure uba utagomba kurenza, kubera ko iyo rukururana yawe ntabwo iba igiye kuba gari ya moshi. Ni ubuhe burebure uba utagomba kurenza? A metero 50, B metero 35, C metero 25, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C metero 25. Kino kinyabiziga cyawe cya rukururana nubwo baguhaye uruhushya rwo kugitwara mu muhanda ntabwo ugomba kurenza uburebure bungana na metero 25, kubera ko iyo rukururana yawe ntabwo iba igiye kuba gari ya moshi. Ndakeka ko waramutse ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, ese uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, B umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza, C umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Handi igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ugomba guhagarara ntutanguranwe n'amatungo, kareka kabanza akayikura mu muhanda. Wenda yajyanye mu isoko, imwe iramutanye ije mu muhanda, ntabwo utanguranwa nawe, ahubwo urareka kamanza akayikura mu muhanda ukabanza wahagarara. Ndizera ko waramutamo A umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ndizera ko waramutse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Hari igihe tubonera mirongo irombeje hagati mu muhanda icagaguye cyangwa se idacagaguye. None iyo ucagaguye ntugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda, B ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa, C agomba guhagarika ikinyabiziga,
nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo wari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Iyo uriya murongo ucagaguye urombeje hagati mu muhanda, uba ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ugiye kunyuranaho, mu gihe ugiye gukatira ibumoso, cyangwa se ugiye guhindura icyerekezo. Uba warenga uriya murongo urombeje ucagaguye. Ndizera ko waramusamo B. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikemuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agendera inyuma y'ikindi kinyabiziga akaba adateganya kukinyuraho yakora iki? Uri kugendera inyuma y'ikindi kinyabiziga ariko udateganya kukidepasa. Uba wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda. B. Kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. C. Ikavuga ngo iki? C. Gutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga bibanyureho. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo gutanga ibimenyetso ku bindi binyabiziga ko byabanyuraho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo wari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanizo cy'ukuri nta kindi ni B. Kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Niba udateganya kukinyuraho uguma inyuma yacyo. Ntabwo rero ujya urananyuranaho, ujya urajya ibumoso ugaruka iburyo, ujya ibumoso ugaruka iburyo. Oya, uguma inyuma yacyo kugira ngo wemerere ibindi binyabiziga kugutambuka. Aho ndizera ko waramusamo B. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikemuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Ni ingenzi gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni ryari amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda? Amatara ndangacyerekezo nibyo mwita ngo ni ibinyoteri. Umuntu uzi niba iyo bavuze ikinyoteri ubundi bavuze icyongereza, igifaransa cyangwa ni ikinyarwanda, umuntu bizi abinyandikire muri comment. None ni ryari ibinyoteri biba bigomba kugaragazwa ku bandi bari gukoresha umuhanda? Agiye gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye. Beye gusa ari ngombwa kuburira abandi bava mu kindi cyerekezo, abandi bayobozi. Se mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kiretse hari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo wari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanizo cy'ukuri nta kindi ni C. Mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Niba ugiye gukatira ibumoso byerekane ko ugiye gukatira ibumoso. Niba ugiye gukatira iburyo byerekane ko ugiye gukatira iburyo. Niba ugiye guhagarara erekana ko ugiye guhagarara. Rero ibinyoteri bugomba kubikoresha mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bari gukoresha umuhanda, abandi bayobozi b'ibinyabiziga cyangwa se n'abanyamaguru icyo ugiye gukora kugira ngo utabateza ibyago. Ndizera ko waramusamo C. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, buso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bikurikizwa gusa. Aha hakurikira hehe? A. Mu masangano. B. Mu bimenyetso bimurika. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo wari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bari kukubwira ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa mu masangano. Ahantu hahuriye imihanda wawe biba habona ukabyubahiriza, ariko wagira ahandi mu nsisiro ndetse n'ahandi ukajya urabyirengagiza.
ujya ubikurikiza aho bibonye hose, haba mu masangano ndetse n'ahandi hose. Mu bimenyetso bimurika wabibona kuri feruje ukubahiriza ibyo biri kukubuza cyangwa biri kugutegeka, ariko wabibona ahandi ukabyirengagiza. Ujya ubwo na se ntiyabayo. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko uzabyubahiriza aho uzabibona hose. Niyo mpamvu duhisemo de, niyo mpamvu turanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa igihe hari umuntu wakomerekeye mu mpanuka yo mu muhanda? Ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A, kumushyira ku nkengero y'umuhanda. B, kutamukuramo keretse hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ababishinzwe. C, gusaba uwakomeretse kunyeganyeza ibice by'umubiri kugira ngo umenye aho ibikomere bye bigarukira. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhumuriza uwakomeretse ukamuha ikinyobwa gikonje ugahita umuhereza agafanta. Ese uba ugomba gukora iki? Ese uba ugomba kwitwara ute? Ikitegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ababishinzwe. Mumurekeramo, ariko wenda nk'ibinyabiziga byagonganye nka esansi iri kugwa hasi umukuramo kubera ko haba hashobora kukubuza inkongi, cyangwa se nk'iyo ikinyabiziga kiri mu muhanda gishobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga mumukuramo. Ndizera ko waramusitamo rero B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Mwarangiza mugahamagara ababishinzwe, abapolisi, mbese mugahamagara n'imbangukira gutabara. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.